ibiryo byacu ariko muri kubona mute ariko none hano hari udusukoronya babambwiye mukireho ahubwo nti nanjye ko se ndenze ku dusukoronya murambaza dusukoronya twanjye mba ndenze hariya nanjye kugorana nkigera hariya mpita mfata ya mafiriti yanjye ubu muri kubaza ngo arasa nabi wapi amafiriti araryoshye ku rwego rwo hejuru cyane ariko mushaka amazi nkabahaho kuko araryoshye pe. Bon appétit. See the food. Nkuko mubibona rero duherereye mu karere ka Bugesera ahari guest house bita Flamingo Guest House. Flamingo Guest House iherereye mu karere ka Bugesera nkuko yababwiye umurenge wa Nyamata akagari ka Nyamata y'umujyi ubwo ni Nyamata ville murabyumva neza. Nyamata rero aha haherereye guest house dutanga service accommodation, breakfast, opening massage, board games, free wifi na free parking. Ufite imodoka yawe ijyamo neza ukumva utuje tukomeze tugende tubereke rero nagira ngo bereke n'ibyumba byacu. Dufite ibyumba byiza cyane nabibutsa ko umukiriya watugana muri iyi minsi mikuru twamukora discount y'10%. Urumva ko rero ntago ari amafaranga makeya. Hagere rero uryame imbavu ziramera neza turagukora ka massage mbese muri Flamingo nta kintu watuburana tumeze neza ibintu byose duhagaze bwiye. Rero muri Flamingo Guest House yacu dufite gate umuntu yinjiriraho tukagira na gate iri inyuma umuntu asohokeraho. Gate nziza cyane nkuko muri murayireba urinjira ukaza ukinjira muri Flamingo yacu ugakora service zawe zakuzanye wasoza ugasohokera inyuma cyangwa se ukongera aho winjiriye cyangwa se aho wasohokeye icyo ushaka cyose muri Flamingo Guest House. Umukiriya ni umwana. Ugaragaje ko umushefu twashyizeho iryinyo. Chef tagiye gusaba. Siyo. Ku buzima bwacu chef we. Ubu noneho. Byanze kuvuga. Akira bivuge. Wajya wemera se? Akira bivuge. Oya ntago bivuze asubiza. Sawa. Aha biravuze. Hello. Sukuma. Ndiko umuntu bashyize mu muvure. Kandi ubona ko atabizi. Abantu mumwe bino bamwe bamezemo kandi n'inzuri wawe mitsingi ndabitsindagira umuntu akabinoza uzi ko ubwenge bwawe butsindagiye ariko nanabibonye ko butsindagiye by the way. Bakunze ba Cyane TV show rero umva mfite inkuru mfite n'umwe munini natangiye mpinga ko yatari umushefu ariko none ntabwo ari umushefu agaragaye umushefu umva ngo yatetse ndarya numva n'iminwa none tugarutse kuri round ya kabiri y'ibiryo uko irya mbere nabanje gupinga ndavuga ngo nateka duke none rero ubu ngubu nje agiye guteka byinshi akira chef we none ngiye kugutuma ndabizi ko ugiye kuzana farini ndayizana ntugire ikibazo sinda none hari kana mbaye se giye ko nta n'umutetsi ora tuyikoresha se cyangwa iraza y'udusukoronya ngiye kuyikoresha ugiye kumarina genzo n'ibinoza akiba ni farini ubwo rero mukurikirane murebe wa mushefu wanjye agiye kuduha iyi round y'ibiryo namwe muze mwicare mwige hari umuntu atari agatebe cheers muvande umva ukomeye pe courage rero okay manje se mbasubiza cyambareke subuza abakiriya bakiriya beza b'imena ndabasubije mugiye kwirwa bo uyu munsi rero noneho dufite iki hano dufite inyama z'inkoko viande de porc c'est de moi ngira umugabo uramwe okay mfite ibirayi potatoes mfite hano
champerire yo sinzi niba ari icyongereza niba ari igifaransa iyo chaperire we ntabwo uri kubona ngo ni everyday nkagira amagi nkagira pavuro turmeric chicken masala nkagira na royco na soya sauce. Uyu munsi rongeye gukora abantu benshi bazi ko lollipop rizinze ku ma wings siko bimeze. Lollipop ni inyama yose y'inkoko ushobora kuyitegura ugakuramo ama lollipop. So no munsi rero ngiye gukora nkoresheje ama legs ngiye gukoramo ama lollipop. So ngiye gutangira rero ibi ni ibintu ushobora gukora uri mu rugo uri ahantu hose waba uri. Donc abantu bari mu gikoni abantu bari mu rugo ibi ngibi ni ibintu ushobora gukora kandi bitakugoye. Urebe neza ngiye guhera kuki iri nigi iziko izi nyama ni nyinshi turanashonje dushaka kwiriraho. Nigi rya mbere jewe nahisemo gukoresha amagi abiri ngaya nashyiramo chicken masala wakazanye ukorera imbere sinzi neza rakasimba kamu mu buriri kiruka cyane uravuze ngo ndagakoko uziko mbabyumva mananye ko ndagakoko akasimba bita gaheri urakaze oya nsaba imbabazi ukorera imbere nsaba imbabazi n'uruhoberekeje karakuyo kajya guhindukira kagiye. Ubu ngubu ndi kumarina ushaka n'ifarine nayisukamo kugira ngo byumve neza oya buretse farine ntabwo turayigeraho ukira rero ibyawe niba utangiye kunyirukankana gutyo uterekera ariko ube hafi kuko ni wowe ibintu ni wowe uri bubikarange oya ntabwo ari ubuyede iri teamwork twubatse agakundi ahubwo twubatse agakoni apana iby'agakundi twubatse agakoni no twebwe turiyita iki harya abahagarara barya babita ngo iki abanyenda nyine uko umuntu wese se ntafite inda ahubwo abantu barya cyane turiyita abakingi b'ibiryo abantu bakingi mu rugamba bari kingi b'ibiryo reka agasunzi turi kuganira byegera ku mutima ukora kuri kingi b'inda tubiganireho tuganire no kutundi tuntu kugira ngo bino bintu tubinoze neza abandi bari kuba abakingi b'inoza nkunda cyo kora nkunda kumarina bahamagana ne abo barabumvise kumarina reka dahamagana ne abiye bareba magana ne ngo wa barani babanje ubundi magana ne ari mu gipimo cyiza kirafungura kanambaraga gutangiye kumva kandi kazi jewe namaze kwiyanduzaho mbaraga bwo gutangiye kumva kandi kazi ngiye ntabwo njye mu gikoni ntambaye ga kirazira kikanazibiriza ariko nibyo byiza tu hanyuma se uzatekana ntabwo ndakenera ihako cyane niho kuri kwangiza ubuse n'ubwo bananyirukana nuko nyine bose uhagarara runo rugo adahari bakuminuraga ndabona ko nta mugore afite ibishishwa by'amashu baya hari agasanga ukuntu ndimo ndajugunya imyanda ikenyeye kandi ahantu dutuye ni nk'iburayi ntabwo ikibiriti gihenda ahantu dutuye ni nk'iburayi kuko taramurase reka nze mavuge oya haceceke pe utanteza abantu kuko nzatanteza abantu kugira ngo njyewe nateze moto y'ibihumbi 4 ariko nuko mwari muhekeranye nuko mwari muri babiri ariko ntabwo ari babiri byabaye 8 mvuza nabi ibaza ahantu muri Kigali ujya ugategesha ugatege ibihumbi 4 mvuza nabi ko mwari muhekeranye na madamu sorry nako mwari muri kumwe na sweetheart twari umwana mu ijoro wari uri kumbwira utuntu kwaje kwa pra niki ngo apfuye ntaraye
ngo warapfuye ntaraye ntakinira ehehe sinarumva ngo Kigali wicaye rero tuno tuntu ni utuntu ushobora no kumva ko test yatwo imeze asa amagi se bisanzwe ambo tugiye gufata uzi nshakira isahani dushyiraho champignon ariko hano kubera amavuta hakogaho gushyiza hirya banze pano ikamuke kugira ngo dushake isahani isahani ndi gushyiramo mwabanje ni ifarini yo gushaka isahani waba igisorori se sorori se wakira binoza neza wowe kibanza ushyiraho amavuta kwanza isahani nawe washakaga yawe si yo gushyiraho chaperire nakira ibyo se si ibyawe akazi kawe ni nyirako ko wagapatanye kaje karemerwa uyu mushyitsi we nakasa nk'utwe nawe uri umushyitsi uri umushyitsi sorry umushyitsi ngo okay ndi umushyitsi oya niba ndibaza nawe ukibaza ndi umushyitsi hano kuri Cyane TV niba ndibaza nawe ukibaza tukongera tukibaza uri umushyitsi cyangwa uri umushyitsi nawe ndataha ndibaza nawe ukibaza vuga ko wongera ukibaza ino chaperire rero ni iyi mubona rero ni champirire ni insirima ariko hari ikindi kintu nshaka kubigisha champirire ntago kuri njyewe n'ubwo iyi ngiyi iri insirima ariko sijya imbera nziza kurenza champirire yikoreye imigati aha rero kubera ko komeza barariki tugiye kubigisha ibintu imitwe icoke ese ibintu chaperire y'imigati numva ko yakora ubuzima busanzwe nk'indi migati ntabwo nabona umwanya wo kuyikoramo chaperire fata iyi ngiyi ngaho ushyiraho ntuza amaze ushyiraho amavuta kuri ntuza yaka cyane sibyo dukomeza aba ari nayo nkoresha dukomeza akazi kacu mu gihe rero ari gucana amavuta atarashyuha igiye kuba arya mu kabari babyita gute igiye gukora akompanyi nanjye nzajya kuvuga ngo nta misi gare ariko n'ubundi ibi bintu n'ubundi iyi ntabwo ari ranch ntabwo babifata nka ranch tujya kwifata nka misi gare misi gare ikintu cyose washyizeho champirire none se muvandi kiba cyahindutse icyo nyine uvuze nshyireho n'amavuta abantu baza kunywa se siyo menshi yo guteka nk'ifiriti menshi nyine atari menshi ayo oya wongeraho utundi duke ariko ushaka nayo kuza kwisiga no kuza kunywa ngiye kuhakorera ifiriti y'utu aha gusa ubu abantu ntabwo bazaba bariya bino bintu bagashaka kumenya ahantu nkorera bazajya bansanga nkorera online akantu ko gukora ubundi abashefu twe dukora online akantu ko gukora online ari igihe uhura n'umukiriya muzima reka mubwize ukuri akantu ko gukora online ariko njyewe nora hari umukiriya ukubise ugaragara online nawe ntabwo mvuga byaya inshuti yanjye uriya nanamuvuze twarwana twarwanira aha mu gikoni si umuntu wadukiza ko nzamuvuga reka ari umushyitsi wanjye ndanamukunda ubuze umukundira iki ngira nk'ibintu bituma umukunda icya mbere ni umusirimu umusirimu he na ruriya mu mutwe n'uriya ruhara mu myambarire uretse gaturavuze ngo abantu bafite uruhara ntabwo ari abasirimu azakuremo banda moto y'ubusirimu bwe uzi ko umukozi ugize icyaha nta cyaha kirimo gufata abantu badafite umusatsi imana yogoshe nuza ejo bundi niwe nabonye hakoze nuza wa wundi harya yitwa nde uriya nuza wa wundi bosi ko arimo yiregura abantu bamuzaniye umuti w'ubwanwa yanga kuwukoresha yaravuze ngo debeni yamuzaniye mu muti ubwanwa buzi none yanze kuwukoresha agira ati kandi yagira ubwanwa tubona bagira amagambo ko
n'amagambo tuyafite we ubazire kazi kuvuga uhita mureba ese ubusa twe kakati nuko nuzana neza bon dore ngiyi chips yacu barashyushye yakangiza kugira ngo itaba kubera ko tugiye iri butegereze zino izi amazi arashyushye cyane cyashiramo nta gashyushye wenda ngira inama nta gashyushye gishobora gusanga kera nize kugira inama umufundi atera umutumati na gatanu ari gutera umutumati wa kabiri twakoraga icyo kigo kandi umufundi reka ahubwo umufundi yarambwiye nkubita muri uyu mutwe ntahavuga yaranshutse noneho umuhedeze noneho agiye kwinga iki mwaka byarana nibyo nyine mba nigize nk'ikiraki niba ngo umufundi yafashe yarambwiye yagiye munsi yanjye ndi bumuhereze sima ndi hejuru ariko reka ngiye kumubura kubera wapi ibintu mbivuze kandi turi guteka ntabwo byaba ari byiza nafashe sima ndayinaga ikubita ihombo ivana inoza ari mu ntozi ihita imeneka ubwo nibyo pe side food kubahereza gita hanze ni isahani yahiye se ibanza ni sane dubaye dukore nka dutatu kuko ari kamwe kagiyemo si ngombwa isahani inoza ariko mukagiyemo amavuta uretse kugashyiramo kashya nabi hari ukuntu nanjye mba ndimo ndagenda nkegerana dutekere abanyarwanda rero n'abakunda hano hari abashefu ugira uti tubazi wiki tubaziho guteka bafite ubuhanga buhambaye mu guteka iyo bageze mu gikoni basya batanditse ibyo ni ibyo bita Elize Nkubito Elize Hwati Nkubito tamuzi se ni umutahira umutahira mambo hari guest house ifite ahantu ntabwo nahavuga tutarajyayo ndashaka ko tuzajyanayo ushaka umakazi wayivuze se bakayimenya bakajya baza bakamenya aho bansanga ubu bintu byo gukorera online se ndashaka rwose kuyivuga ari uko namaze kujyayo kandi ndashaka ko tujyayo tukajyanayo bya online niba ubihaza online ntabwo wayihaga online uhuriraho n'abantu bose online nanjye nzi impamvu utayiva ndimo ndayikeka ndimo ndayitekereza ko nataminura guteka ariko mwana namwe mutakunda online muzi nk'ibintu turi guteka turaza kubyirira shyiramo none amavuta ndoga yawe nabanza yerekane hano ibintu turi gukora neza urebe sorry urebe urabona gute wowe nk'umuntu ureba utari kure ureberera abandi ndavuze ngo urindorereze muri make ntakintu ashaka kuganira aha yavuga ngo ino ugiye gushiramo amavuta kakatiye vuba kobi see the food vuba aya anya ibi bintu ngo urabibona gute batubwire muri comment ukuntu babibona batubwire batubwire uku mani rero abantu batabona naje kuvuga ngo ndi umushefu bagire ngo ndi umushefu ushobora kuba uciriritse
aka kanya jewe ndi umushefu international, ibi bintu nabyize tuwavuge havuge rwose nabyo bihugu wagiyemo byose. hitwa Baraton University. Uzahaniba Marindisi uzahaniba nyine Marathon Baraton iba muri Kenya ni abadivantiste sinanzi ko wize guteka urumva rero ubu namutura nayikora izo nyama rero ikintu kiriho uragabanya amavuta kuko hari igihe zishya inyuma n'imbere zidahiye n'umuriro zikababuka. umuriro iyo ukomeje gukoresha mwinshi zirababuka. iyo ari gake n'amavuta ukayagabanya ngo bagasuku barateka kare. shaka ko ejo tuzabereka ukuntu bakora amasosi. Nshaka kubereka amasosi y'ubwoko bwose kandi ushobora gukora uri mu rugo bitakugoye. Ikintu nabonye ushobora kugura ni iki wenda kikugoye ni inyama se buriya ziragoye. Oya buri ikintu kigora inyama ko uhita uzikoresha zikava mu nzira ntabwo zigora, ahubwo abantu baratinya kugura ibirungo. Ejo nzabereka ukuntu wakora amasosi kari, wakora red sauce, wakora sauce pavro, wakora ama green sauce, wakora amasosi y'amafaransa. Ariko ntabwo urumva hari n'abashuti banjye bari abashefu batazi nk'ubari abantu bamaze igihe bansaba ngo nzabereke nisanzuye mu bushyitsi bwanjye. Hari abantu bamaze igihe bansaba ngo nzabereke ukuntu bakora spaghetti Daniela. ibyo nanjye ndabizi. Spaghetti Daniela urayizi? Ibisute njya kuvuga amabara y'ibiryo ntateka ubu mbaje leta mu Imana ubayizi ndedenda. Simwumva ngo ndakubarikira kuzicara kwiga. Upinza kuko nanjye natangiye gupinga. Ngo rero ni kimwe kwa kimwe. Yaje natangiye gupinga nkaba niyongeje. Nteko mpamvu zose wongega. Uje vuga nabonye uteka umuceri ntushyiremo umunyu. Oya kubera ko birabyara ibyawe. Ubwo muri make ngize tutagira umunyu se ngo ntabwo bandeba. Ese nuko udafite isukari naho umunyu ntacyo. Iyi sukari ubambe iyi shampurire ntabwo uhita uyayiriza cyangwa uyijegere Teka hanze. urakora. Ubu disi hari nk'abantu bari kubona yari amarindazi. Hari nk'abantu bari kubona yari amarindazi. Batamenya ko izo ari inkoko. Izo ni inyama. Iki ni ibintu biva kwa Magide Black. Ni Magide Black yubaho. Navuga mushiki wanjye akabari ahantu hari ibiri kujya mu ntara hano ari ku Ruyenzi. Byihorere ibyo bintu. Nabyo nabyo ibintu byo guteka. Noneho ikiriho wamaze ushaka kongera. Ariko ubundi akenshi nk'umuntu ufite micro-onde cyangwa microwave iyo umaze gucishamo hano mu mavuta ucisha muri micro-onde ikumuka neza. Niko njya numva se bavuga ngo ntabwo ari nziza microwave. Ushobora ariko nk'ufite nk'agafuru ushobora gucishamo cyangwa se ntabwo ari nziza kandi mbona n'isuku. Ndayifite ariko nyine kuko ko n'umuntu aba atunze isahani, isafuriya, igikombe, samusenge yakirata. Bon, dukomeza tugiye gushyiramo amafiriti yacu kugira ngo aze kuza afite nk'uyu nkoko. Amavuta niyo dukuyemo
za nkoko zacu tukaba twashyizemo rero tugiye gushyiramo n'iki n'amafiriti kugira ngo aze kuza afite iki yose inkoko tuzi imbere cyane sima tugusora alo ubundi iyi Cyane TV show niyo abantu bagiye kujya bumva ibintu bakanabona ibintu badashaka batumva banarambirwa muri make. iyi ndi ino cano duteka ibintu biri VIP tugiye kugira gute tujya duteka ibintu biri VIP tugiye kubakoma utuntu twiza tugusirimu nari nakuyeho ngira ngo ngabanye umuriro ntaza gusa kuko amavuta yari yacamutse cyane abo mwana n'uhiye ariko usa ndacyari mu rwego rw'abana bahiye njyewe wagiye ku rwego rwa kabiri narenze uruhondero rw'abana bahiye pe ubu ngubu sinzira mu bana bahiye narenze uruhondero rwabo dushyira aho rero dutetse amafiriti yacu ubu ikintu tugiye gukurikizaho inkoko mwazibonye ko zahiye ntabwo ariko bazibonye ziri ukuntu zose gusa baraje bazibone kuri inkoko zahiye si ni ibintu bya danje ngizi inkoko zacu zahiye ngizi yewe ngizi ushaka mbumvire nuko zimeze da aha inkoko zacu bo rero tugiye gutegura iki zimeze neza cyane twumvikanye iki tugiye gutegura twumvikanye urunyanya naki urunyanya na puresire na puresire none tegura urunyanya na puresire gusa erega ibiryo kuryoha ntabwo ari ibirungo tu aho ubona uburyo ki wabiteguye ntuhare umuntu yo kuganira firiti irahita isa nabi ngo kubera ko mwagize amavuta avuyemo inkoko kandi twe turashaka ifiriti igire gu yumvikanemo akantu k'uburyohe akantu k'inkoko nkoko kukuruku akantu ka rusake mo hano rwose kagomba kumvikanamo kandi inkoko yari ingabo ubundi ziriya nkoko inkoko habamo ingore habamo ingabo ikareka habamo n'abana n'inkoko nta na kimwe yaririho kubera iki se yariri yonyine yariri ukwayo nese ntuzi ko ari inkoko y'ingabo ntabwo ari inkoko y'ingabo ni inkoko ngabo kuvanga ibintu ni isake n'inkoko kazi ni isake wumvise inkoko ngabo ibara ni isake n'inkoko kazi rero ariko shandi banete ariko si ubundi ubu si yiyongereye za gatatu inkoko y'amagi wari kubaza ngo ni inkoko y'ingabo ngo ni inkoko y'ingore shandi ikigori inkoko kazi isake ntabwo ndi butegire ntabwo ndi budukatakata amafiriti rero n'icyo yarabahiye rero ngewe ubu ngubu tuvugana n'ababeshye agasigaye nta kandi akumwumviriza genda agiye bayi bayi babwire se bakomeze bakoreshe ya komenti na like ikindi ni ukuvuga mugomba nta nubwo isunda basaba mukoreshe ya komenti like na subscribe so ikindi kintu mujye mwandika muri comment ikintu mwifuza ko twabategurira cyangwa twabigisha nta kintu n'iki na kimwe kiri kuri ubu butaka bw'u Rwanda kiribwa ntazi guteka cyangwa se sinatazi guteka senti ariyumvisha akantu ka sina na senti ya bidahura niba uri kundi manager wa sina ahubwo mbiye kuza nkoresha senti ya sina bibiri by'abanyarwanda bye bye thank you urakoze cyane Andre urakoze pe umva umwanzi ukwanga ntazagira ikofi byimbye yewe umvisha akantu nkwifurije
rero tugiye gutegura iki? Tugiye gutegura ikintu cyitwa ibiryo byacu. ariko muri kubona mute ariko none hano hari udusukoronya babambwiye mukireho avuga nti nanjye ko se ndenze ku dusukoronya murambaza iki dusukoronya twanjye mba ndenze hariya nanjye kugorana higera hariya mfata ya mafiriti yanjye ubu muri kubaza ngo arasa nabi wapi amafiriti araryoshye ku rwego rwo hejuru cyane ariko ushaka mwaza nkabahaho kuko araryoshye pe. Bon appétit. See the food, see the supper, see the hunch. Oh wow, ibi ni ibiryo pepe. See the food. Ahandi hantu bakora ibiryo by'ibingibi uretse gukurikira ibiganiro bya Cyane TV show kuko niyo izi gutegura yonyine. nk'uko mubibona rero duherereye mu karere ka Bugesera ahari guest house bita Flamingo Guest House. Flamingo Guest House iherereye mu karere ka Bugesera nk'uko yababwiye, umurenge wa Nyamata, akagari ka Nyamata y'umujyi, ubwo ni Nyamata ville, murabyumva neza. Nyamata rero aha haherereye guest house, dutanga service accommodation, breakfast, opening massage, board games, free wifi na free parking. Ufite imodoka yawe ijyamo neza ukumva utuje. Tukomeze tugende tubereke rero nagira ngo bereke n'ibyumba byacu. Dufite ibyumba byiza cyane. Nabibutsa ko umukiriya watugana muri iyi minsi mikuru twamukora discount. Tukamukora discount y'10%. Urumva ko rero ntago ari amafaranga makeya. Hagere rero uryame, imbavu ziramera neza, turagukora ka massage. Mbese muri Flamingo nta kintu watuburana, tumeze neza, ibintu byose duhagaze bwiye. Rero muri Flamingo Guest House yacu dufite gate umuntu yinjiriraho, tukagira na gate iri inyuma umuntu asohokeraho. Gate nziza cyane nkuko murimo murayireba. Urinjira ukaza ukinjira muri Flamingo yacu, ugakora serivisi zawe zakuzanye, wasoza ugasohokera inyuma cyangwa se ukongera aho winjiriye cyangwa se aho wasohokeye. Icyo ushaka cyose muri Flamingo Guest House, umukiriya n'umwana.